nizere ko mumeze neza cyane abantu mwese mwakoze subscribe n'abatarayikora kandi nabo namwe muyikore. Murabona ko mba ntangiye nihungiza akantu k'akayaga Kigali biri hot mba ntangiye nihungiza nyine nk'abasirimu b'i Kigali. Nizere ko mumeze neza. Rero twaje none mu kiganiro nitwa Diane Naomi. Nk'ibisanzwe hari abantu bajya bampamagara, ubundi iyo ntampamagaye mpita ahantu tuziranye. Umuntu unyita Naomi mba nzi ahantu tuziranye, umuntu unyita Diane mba nzi ahantu tuziranye. Rero bitewe no kumpamagara mpita ngo uyu muntu tuziranye ahantu nagarutse rero na Cynthia wacu. Cynthia, meze ute? Meze neza, ndabasuje mu izina rya Yesu. Amen. Kigali urayibona gute? Kigali ihora ishyushye. Kigali ihora iri hot, irimo moto utangiye twihungiza akantu k'akayaga. Kigali niyo hazi ibibazo bimeze gute. Ewana ntabwo gushyuha byawe ihora iri hejuru mu bicu. Umeze ute se mu buzima busanzwe? Niki kijya mbere kwa Cynthia? Ndaho ndashima Imana. Ikintu kijya mbere iyo umuntu ari muzima, njyewe ndi muzima numva nyine mfite amahoro. Ewana ibintu mba numva ari byiza. Wese nawe namushishikariza kumva nyine kuba abayeho atari mu bitaro, atarwaye, yagenze ku kinyabiziga nahure na accident, kumva yakagombye gushima Imana. Ibindi byose ibyiza biri imbere. Nk'umuntu ushaka guha nk'agakado Cynthia, wumva yaguhamye kado ko ngoranyera. Oya, ushaka indege? Shaka ubutaka bwo mu mujyi wa Kigali. Yego kuba uragora. Kado niyo naba nkeneye. Ubutaka Kigali Nyarugenge. Nyarugenge kwegeramo ubutaka Cynthia. Ni ukuri pe, kambwira ati ngwino usinye hano hantu, ni ukuri bikwanditseho mu gihe kizaza wenda nawe uzabona amasazi. Yarugeze mu masaziro. Kuko ntawamenya igihe nazashaka umugabo udafite n'ubwo butaka tugakodesha mpaka mirere na mirere. Rero umva tubanye mfite ubwo butaka bamayemo gift, byaba ari byiza kurushaho. Byaba ari byiza. None ubwo muntu buguhaye se urumva ari guhitamo kuguha ubutaka cyangwa se kuguha inzu, wahitamo iki? Ubutaka i Kigali, inzu mu ntara, wahitamo iki? Nahitamo inzu mu ntara. Yego. Kubera iki ubutaka bwa Nyarugenge ko bwihagazeho ko bwabukubye inzu inshuro nyinshi? Uzi se bwo ngo kubwubaka biroroshye? Ariko wibuke ko mu ntara hagenda hajya umujyi uko bwije n'uko bukeye. Ariko none byanaterwa ashobora no kuza umunani iyo nzu nkayigurisha nkaba nakuraho amafaranga yo. Cyangwa ubwo wafata ubwo butaka bw'i Kigali ukabugurishamo ifaranga byinshi, hanyuma ukagura mu ntara ukanasagukirwa hakagira udusaguka. Have ibya Kigali byo iyo tubigezeho dushyiraho njye nafata ubutaka hanyuma nkabugurisha nkagura amafaranga menshi, nkagenda nkayagura mu ntara nkagenda nayasaguka. Umva no mu ntara ubwo ushobora kuhagurisha ugakuramo amafaranga nanone agura i Kigali. Ariko byanaterwa niyo ntara iyo ariyo. Hari ahantu haba ari mu ntara ariko hafite agaciro kari hejuru, hakaba n'ahandi ni mu ntara nyine ariko niyo sebura mu majyepfo tugiye muri Kamonyi, iriya ni intara ya Danja, ureba umujyi uhari. Ni mu mujyi. Ni mu mujyi. Ntabwo hari ahantu bahaguhereza inzu, ahubwo se ubundi wahava uzi Kigali gukora iki? Wanahaguma. Abantu basigaye bajya kwitura mu Bugesera. Yego, mu Bugesera naho hari umujyi wa Burasirazuba hano hafi. Bazi ko mu Bugesera umuntu ahagarara akakubwira ati dore ndimo ndareba kurya nyuma, wowe urambwira ngo usindi i Kigali, gusa ubwo wamurenzaho iki? Ahantu hagezweho muri Noruveje niho hatuye abasirimu. Hajya Noruveje ni mu kahe gace? Ni mu kahe karere? Ni mu karere? Ni Suisse ka Nyarugenge. Ni muri Kigali? Ni Suisse hari munsi anuza hari mu Kigali sibyo? Kuko njye mbona Noruveje se bazenguruka hariya kuri Nyabarongo bagakomeza. Ntabwo
nzi njyana hashobora kuba hari inzira nyinshi bacamo ariko njyewe njyayo ndumva ariho naciye. hanyuma senti tujye kuvuga ku bintu topic yacu y'uyu munsi ni uko nyine kari akanyuzemo tukatubanire kuganiraho gatoya ariko topic y'uyu munsi iravuga ngo ni ibihe bintu muri sosiyete ubona nyine bibangamye bikwiriye guhinduka twa tuntu tw'uduco ubona mu bantu mu nshuti zawe mu bantu hafi mugendana k'akantu umuntu akora ukabona si umuntu nyine ukabona karabangamye ukabona nikiyubashye uri kugendana n'umuntu ukabona koza akantu ukabona ameze nk'aho gusebeje kuba muri kumwe urumva nk'ubu nkanjye mbere ko mubaza reka mvuga aka kantu umuntu tugendana akagenda aciragura mana y'isi uzi hari n'abantu bacira mu buryo budafite ikinyabupfura wenda tubyo ushobora nko kugira nk'akantu gatuma ucira n'urugero n'agasimba kugenza ngo gutyo nyine ariko nimba binakubayeho jya ku ruhande gake ucire mu kinyabupfura ariko baziri kujyana n'umuntu mu nzira ngo pa ego ko mana yanjye umva nanga umuntu ugenda aciragura mu nzira ndamwanga ibintu ndabyanga pe ako ni kamwe mvuze senti tubwira akandi nyine akantu nge kambangamira cyane mana we kakanje kakankurugushira ngo nkumva mbaye mfite ubushobozi umuntu ugikoze namuhana nyine bigaragara ikinyabupfura gike ku bantu baturuta mu rubyiruko nyine hari urubyiruko rwinshi mbona reka nkwereze nk'urugero urabona ino modoka ya KBS dutega bayita yashira umuteto iriya modoka tekereza ko tugenda tukayicaramo turi abantu batoya umusaza akaza akayihagararamo ikagenda imucugusa ubireba n'ube wavugutire kumuhagurukira ibaze yuko n'umubyeyi utwite ni ukuri kose abantu impuhwe zabashizemo umubyeyi utwite agahagarara imodoka ikagenda imucunga yafashe kuri kiriya habuze umuntu wibwiriza ati umubyeyi ubuzima bwe buba nawe urabizi iriya modoka ishobora gukubita kuri dodani gatoya akaba yagira ikibazo ukumva umuntu ubona ko avuye mu bitaro ufite imbaraga nkeya ntube wamugirira impuhwe uri umuntu ufite imyaka 18 kugeza muri wenda reka tuvuge kugeza nko kuri 28 uko nguko umuntu aba agifite ubushobozi bw'uko yahagurukira umuntu mukuru ukumva akamwubaha akavuga ati icara mu byubahiro byawe ariko akamureba tu nako nta nubwo ubona mureba yibera no muri telefone agenda abitse umutwe muri telefone ikindi ukaba waca ku muntu ukuze w'umukecuru yikoreye ibintu bimuremereye uri umusore ufite imbaraga umunyuzeho urigendeye wenda n'imvura igiye no kugwa n'ahantu ari kugenda nta nubwo wenda ari bugeraho yugama vuba urirukanse rwose uramusize kandi uri kubona afite n'ibintu bimuremereye nunavuze ati tati wanjye reka nkutwaze wenda muri Kigali ushaka no kwita umuntu umukecuru akakubwira ngo umukecuru ni nyina wa nyoko sibyo ariko wenda ukanamwubaha ukavuga ati Mary nese wareka nkagufasha byiburaho gatoya ukareba uko ugera ahantu wugama uwo si umuco hari udusita twigeze kumva mu minsi yashize bimwe mu bintu byagiye bituma n'abantu badafasha abantu ugasanga umuntu umuceho ku nzira ugize ikinyabupfura uramufashije ariko wamufasha kubera ko wa muntu ufashije yifitiye agatima kabi urasanga araguhemukiye tuvuge nk'abantu bari ku nzira aragusabye uramuhaye umuhaye wumva nta kibazo nyine wumva umugiriye neza wowe ariko ugasanga hari abantu twe twumva kenshi kese nyinshi zivuga ko ngo umuntu arakuroze uramuhaye icyo kintu umuhaye akikurogeyemo cyangwa se ni umukecuru umuciye ku nzira ugize ikinyabupfura rwose uramutwaje kugafuga umutwaje kakanga kukuva ku mutwe none se ibyo ntibyaba bimwe byatumye abantu ikinyabupfura kigabanuka aho ngaho unyibukije ikintu niyo mpamvu abantu ubundi mbere umuntu twari tubizi abakire bagiraga umuco wo gutanga imyenda none ubu ngubu imyenda batagikoresha basigaye bayigurisha mu bintu nyine hari abantu bagenda bagura imyenda mu ngo nyine abantu batacyambara ubu nta mukire uzabona uzahamagara umuntu w'umukene ngo amubwire ngo ngwino ngo ngwino asigaye bayigurisha
ukuri mwese byaba bikomoka kuri ako kantu ko kuroga cyangwa nyine ahubwo nuko abantu nta muhe bakigira nta n'urukundo bagifite ko gurisha imyenda ntabwo nimbizi ko bibaho nibwo bwa mbere iki imyenda ni ukazisigaye reka nkubwi ego ko n'inkweto ako si uba mu kihe gihugu nawe rero nderera guheranya ubuhumbi mbese ntabwo bijya bihaba ntabyo nzi n'ubwa mbere mbyumvishe maze uyu mujyi cyakora ubitse byinshi maze usibye n'imyenda n'inkweto n'amasafuriya ya okazi yabaho n'amasahani ya okazi yabaho ntabwo waba ugiye kuva mu nzu ufite ibikoresho uba wabuze aho ubishyira ngo wirirwe ugora uragurisha wenda ukazaba ugura ibindi bushyashya cyane rero nyine nibyo mubwira utwo tuntu nyine abantu bihangane bagarura umutima noneho hari n'ukuntu ushobora kwizera umuntu ko ari inshuti yawe ukamutira kenda wigiriye nk'ahantu ukumva wajya kuwumva ukumva ngumva ngo uwo mwenda wanjye ngo uwufate neza wenda muri kumwe n'abantu ngo ufate neza ngo cyangwa se uzawufate neza ngo cyangwa uzawunzanira iki gihe wenda yaraguherekeje arawuguhaye abivuza abantu bumva kandi waje kuwumutira muri kumwe muri babiri akaba aragutaranze aho ngaho bagukoresha isoni ese ubwo muntu aba ari inshuti yawe ntabwo aba ari inshuti uzi ko umuntu iyo abyumvisha ahita yumvisha ko n'ibindi byose wambara ubitira byose bitira iyo akubonye ntabwo ngera kukubona nk'umusirimu ahita avuga ati burya uriya muntu araciriritse niba ari kuri yabayeho hanyuma hari n'akandi kantu k'abanyakigali cyane cyane ho kaba mu cyaro ntabwo gakunze kuhaba kudasuhuzanya kunyura ku muntu ngo bamubwira mwaramutse mwiriwe se i Kigali ngiyo ushuje umuntu ngo ubu uri umutubuzi iyo ushuje umuntu uri mwiza gutyo ukamusuhuza avuga ati uriya muntu urashaka kuntuburira biriya bintu ntabwo ari gusa ariko mu cyaro ho ntabwo ibyo bintu bihaba byo kudasuhuzanya mu cyaro usanga henshi umuntu akongera kuvuga ati mwaramutse mwiriwe nubwo mwamutaziranye akomeza kwigendera bikaba birarangiye ariko i Kigali mbona atakuzi ubwo nyine ntakuzi nta mwaramutse nta mwiriwe zihaba ariko aho ngaho ho nagira nanjye ako kantu nakavugaho kuko nanjye ndakagira ariko nkagira ku bantu batandukanye ukumva hari ukuntu uca nko ku mugabo ukabibona ko ari umuhehesi pe ukabibona yuko ukabibona nubwo ari kugusuhuza ukabona yuko nyine hari ikindi kintu ari gushaka atari gusa noneho wibaze umuntu akunyuzeho sinzi wenda biriya bintu bishobora kuba bimaze gucika kunyura ku muntu akagusuhuza akaguhereza ikiganza ukakimurangiza agahita agushyira mu rutoki umuntu uza mu kiganza mana yanjye umva byarutse nyine ukambwira mwiriwe ukikomereza naho kuza ukamereza ikiganza gutya bivuga iki ni ubuhehesi nyine biriya bintu bifite ibintu bisobanura ariko ni ubuhehesi njyewe cyazambwira nk'umuntu ubizi bivuye bivuze iki iyo umuntu abikoze aba akubwiye iki mu by'ukuri nyine abantu bakuru ukuntu bavuga njyewe ukuntu nabyumvishe bavuga nyine ko agukeneye biba bikwereka yuko agukeneye cyane ni ibintu nyine bigendanye n'ibintu by'uburaya biri aho ngaho ariko ntacyo utamukora mu ntoki basi nk'umuntu ugezeho gutya mu bisikanya gutya mubwira uti mwiriwe mwaramutse ahubwo twese n'abanyakigali niyo umushuhuje ntabwo akwikiriza ariko abanyakigali urundi ruhande tujye tubagarukira sibyo nzava mu rugo nzi kwenda ngiye gukorera 5,000 sibyo kandi ndi gutekereza ko mu rugo masize abana 5 ndi kugenda mbara imibare se ngo 5,000 hari buvemo intoryi havemo amavuta havemo igitunguru ka wa muntu uri muntu agenda uvuze ngo bakinywera uko burareka mubwira usha no kugera ku muntu wamukanga ngo we ukabona ari rukaza ukibaza ati se uyu muntu abaye igikumbi yarari kure mu bitekerezo ntago yarahari ese ubwo usibye n'ibyo ngibyo wenda by'abantu bo mu muhanda wenda imodoka mu muhanda ziba zinasakuza umuntu ashobora kwijijisha akavuga ati uriya muntu kubera abantu benshi imodoka ziri gusakuza ntago yanyumvisha ibyo ngibyo ukabyirengagiza mu gipangu ntabwo wari waturana n'abantu ugasanga imiryango 10
bose buri umwe mu gitondo arasohokana brosada n'igikombe cy'amazi yiborosa ajya mu nzu nta n'umuvugisha undi ibyo bintu ahubwo nibyo biba biteye ubwoba ibaze nyine icyo gipangu ibaze umuntu mu bantu mutasubizanye ugafata imbabura yawe ugatera hari ugateka n'undi agatera hari agateka ntabwo murahurana se basi ntabwo mushaka kurahurana mushaka ku mbabura cyangwa amagazi yarari nta muntu ukirahura buri kunajya mu nzu yagakubitaho amazi rwose amasaha yo kureba televiziyo wagennye yagera ukicara muri salo yawe ukareba ku buryo n'umuturanyi washobora kurwara akamara n'ukwezi utabizi ngo ararwaye niba adahari hari ibipangu tujya tubona biba bituranye ibingibi by'abakire ugasanga kimwe nyine bubatse amanuza amatente wenda bagize nk'ibyago wabaze uwo baturanye ati se ari ahantu byagenze gute bafite ikirori atisha birashoboka ko bafite ikirori nanjye ntabwo mbizi muri bari abakire kandi bagize ibyago ibaze ibyago akagombye no kubizi ukabatabara ukaba utekereza ngo n'ubukwe bwabaye bakakira abashyitsi baje babagana utabizi ukagira ngo ni ibirori kandi ari ibyago byiza cyane pe ni ukuri abantu twakagombye kugarura ubumuntu bwadutakayemo tukagarura umuco kuko nyine nk'abanyarwanda n'abanyarwandakazi biragoranye hanyuma hari akandi kantu ushaka kuvuga k'abantu bararanya abashyitsi urabona tuvuge nk'umushyitsi aje kudusura sibyo dufite inzu ntoya ku buryo tudafite icyumba cy'abashyitsi bibaye ngombwa ko umwana wanjye ararana n'uwo mushyitsi sibyo umwana simubwire ngo haje umushyitsi muri buze kurarana umwana akiryamye nta kibazo afite umushyitsi yaza saa 4 z'ijoro umwana yaryamye kare ukamubwira ngo genda ujye kuryama mu cyumba cy'umwana umwana ntabwo arabizi ko ari muri burarane urumva akajya kumva umuntu amuri iruhande ibyo bintu birajenanye kandi umwana nubwo aba ari umwana nyine urimo kumudistabinga mu bwonko bwe mu mutwe we urimo kumujagaraza rero abantu mubikora nimba uzi ko ufite umushyitsi bikaba ngombwa ko arana n'umwana wawe banza uganirize umwana wawe umubwire uti hagiye kuza umushyitsi kanaka muri burarane erega usibye wenda nk'umuntu yaba asanzwe azi sibyo ariko hari n'igihe aba ari umuntu agiye kubona mu maso ye bwa mbere noneho buriya umwana uko akangutse sibye n'umwana n'umuntu mukuru buriya ukangutse urambuye amaso ugahita ubona umuntu iruhande rwawe ibintu bitabiza mu bwonko bwawe gusa uwo mwana ushobora no gusanga yahahamutse ugasanga nyine mu mutwe we byivanze kandi ari wowe mubyeyi wabiteye kandi ikindi mumenye n'abantu murana n'abana banyu apana kuvuga ngo uyu ni anko ngo uyu ni iki ntabwo uba uzi ibice afite hari igihe wereka umuntu kera uzi ngo ni umuntu muzima ugasanga kubera ko umuheruka kera ubu noneho yarahindutse yabaye undi wundi wamuraranye n'umwana ugasanga aramwangisha umuntu umumenyi iyo mubana kandi niyo mubana hari igihe akwihishamo niyo mubana ukamenya ibiba byaramaze kuba rero ntukizere umuntu ngo kubera yuko ngo tuziranye ngo kubera ko nyine ngapfana niba mwana ahubwo bura kugira ngo umuraranye n'uwo muntu utazi wafata uwo mwana we mukararana cyane mukararana umushyitsi akarara mu cyumba yego hanyuma yazamara kugenda umwana agasubira mu cyumba cye ariko udafashe umuntu ngo umuraranye n'umwana gutyo biramupange ninde kwizera abantu ngo uyu ni kanaka ngo reka muraranye n'umwana wanjye ibyo bintu rwose ntabwo biba ari byo ntabwo ari byo kabisa abantu babikora babikosore rwose kimwe n'abantu batunga abakozi ugasanga umukozi umusigiye umwana akiri uruhinja sibyo ugiye gukora umwana aragiye abaye uw'umukozi noneho hari ukuntu ababyeyi barenganya abana umwana niba umuhaye umukozi kuva akiri uruhinja agakura afata imico y'umukozi agakura abona atanakwiyumvamo mu by'ukuri uwo mwana wamurenganya niwe wabigizemo uruhare ntabwo utaha ngo uze umuheke yakwiye ibaze ko uwo mubyeyi ntiyiriwe mu rugo araje noneho ntararanye n'umwana umwana araranye n'umukozi mbese ubwo azabona urukundo rw'umubyeyi ryari uwo mwana aziyumvamo nyina ate azafata imico n'inama za nyina ryari
ababyeyi nyine nabo bakagombye kubikosora. Yego baba bagiye gukora kugira ngo abana babeho neza, ariko nanone abana barabakeneye, bakeneye urukundo rwabo. Ntabwo rero babaterana ngo bafite umukozi amenye ese ibaze ko hari n'umubyeyi usanga atazi ikintu umwana akunda, azi ngo ni umukozi ugasanga yagiye gusura iwabo, ugasanga nyina gusigana n'umwana byamugoye, ari kumuhamagara se uyu mwana harya arya iki, harya umukorera iki, umukorera igitoki n'iki, harya amata ayanywa, asanga ibaze nawe ibyo bintu waramubyaye. naramubyaye pe, uri umubyeyi we. Ikindi kintu abantu bita abantu amazina, tuvuge nimba hari nk'umwana munini ubyibushye ugasanga bari kumwita kibonke, abantu bose kumwita kibonke, bituma uwo mwana bimujena, akajya yibaza se ntabwo meze nk'abandi, ese ko kibanyise izina. Nk'ubu nkanjye nimba nkunda kwambara rinete ugasanga abantu bari kunyita amarinete. Urumva mbese cya kintu ufite abantu bari kukikwitirira. Nimba wirabura abantu barakwita gakara cyangwa rukara nyine, cyangwa ugasanga cyangwa bakakwita ngo kazungu kandi wirabura, bari kukunenera. Kuko undi muntu bamufata bakamwitirira izina ry'uko ameze, kandi ugasanga abo ngabo bari kurikwita nabo ugiye gushaka icyo ubita nabo ntabwo wakibura. Rero mujye mureka kwabyuzinga abantu mubita amazina atari ayawe. Umuntu afite uko yitwa sibyo, mufata ukamwita izina runaka atari ko asanzwe yitwa. Ibyo bintu rwose kandi noneho hari abantu njyewe nzi bari barabigize umuco neza, bagafata izina bakaryita umuntu bakamubatiza burundu rikamufata neza, rikamufata. Kandi nabo wabareba bakagutsunga, njyewe bariya mbarebye ntashaka izina mbita, njyewe naribura, nawe ntabwo waribura. Ariko mujye mumenya ko mujye mureka kumenesa abantu muri ubwo buryo mubita amazina atari ayawe, ko birabangama pe, birabangama kuba umuntu yakwita izina ritari iryawe bikwanye n'uko umeze kandi utarabihisemo. Urumva, kandi nyine uje ugiye gushaka icyo wita umuntu ntabwo wakibura. Waba unanutse wakwita izina, waba ubyibushye wakwita izina, ariko ntabwo ari byiza kumenasa umuntu muri ubwo buryo. Umuntu aba afite izina rye, muba mugomba kumwita izina rye cyane. Ubwo rero nyine abantu bakuru utwo tuntu twose bihangane nyine baduhindure zose, kuko ni utuntu tubangamye muri sosiyete turimo tubayemo mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma ikindi kintu nibutse, uzi umuntu uza kugusura, umuntu nyine ntabwo ari inshuti yawe sibyo. Nk'ubu njye hari murampamagaye ejo bundi twaherukanaga kera, arampamagara turavuganye, uri mu rugo ntabwo wakoze n'indi muntu. Urumva ngo harya ngo ntutuye ngo ntiwambwiye, nta nubwo yari azi aho ntuye, kuko twese guhura ndavuga ntuye aha n'aha. Ngo harya ngo ntutuye aha n'aha, ngo hari agakontineri ngo hitwa mu gipangu cyo kwa kanaka, ngo hitwa gutya na gutya. Noneho ubwo numva arimo kuza. Umuntu agiye kukwitura, umuntu agiye kunyitura agira kumbaza nkaho mbese, ariko kumwe ugenda utera intambwe uvuga uti mbese mugereho. Rero ibyo bintu rwose njye simbikunda, sinkunda umuntu uza kunsura tudafitanye muri gahunda atari inshuti yanjye. Kire kuri umuntu inshuti yanjye, niba ari inshuti yawe nta kibazo, nyine muba mwisanzuranyeho. Ariko umuntu mutari erega n'inshuti yawe itari umuturanyi iba yakagombye kugutegura, ikakubwira ati ejo erega igihe uba wateguye n'uwo munsi kuryama ukaruhuka, ukumva nyine nta bantu ushaka kuvugana nabo, bandi ushaka kujya mu rugo ukaryama ukaruhuka. Kandi umuntu iyo aje mu rugo ari umushyitsi, buriya n'ibintu byinshi uhagarika kugira ngo wite ku mushyitsi atabona yuko wamuburiye umwanya. Rero iyo agutunguye uko nguko ntabwo biba ari byiza. Hari abantu bumva ko kuba umuntu ari mu rugo ngomba kumusura, unakubaza ngo uri mu rugo uti ubuse ko ushaka gusanga waba uri mu rugo wari umaze ukwezi udafura wakuye imyenda mu wayujuje aho ngaho mu rugo hajagaraye, uvuga ati kubera ko igihe uri buhirirwe reka nkura amasuku pe. Kandi nta muntu wakwifuza ko hari umuntu uri buze kumusura mu rugo hajagaraye, kuko umuntu uko yameze kose umva araza ugasanga nyine mu mutima we ukabona ntabura akana kugaye, kumva ariko asuwe n'imyenda yose uyayirunze yaba yarayikubwiye. Ariko nyine umuntu ni umuntu, ntabwo ibyo bintu yareka kubitekereza. Rero njyewe nshobora kuba ndi mu rugo, njyewe nta mukozi njya ngera mu rugo,
imirimo niriwe nkora imirimo byagera nimugoroba nkavuga ngo reka ntegure ntutwanjye nyine ntegure wenda nk'ibiganiro nyine ntegure icyo gihe nta mushizi mba nshaka pe mba ndi bize mba niriwe nkora imirimo gushyira ibintu mu rugo ku murongo abana ku murongo amahomework aho ngaho arategereje nanjye ntegure ibyanjye ku giti cyanjye nta mushizi nshaka pe ukajya kubona umuntu ngo ba akwituyeho kandi yarangiza akagenda avuga ngo wamwiraseho ngo yaje ntiwamuganiriza ngo wari muri kandi yaje gutunga ntiza kubwira umuntu ubwiye ngo ntuguri mu rugo ntabwo umubwiye ko uje kumusura njyewe ariko namubwira ikintu kintera isoni kuba umuntu yaza kunsura ntagire ikintu asanga mu rugo cyo kurya buri muntu uje kugana uko yaba ameze kose kabone niyo wamuha n'agace k'icyayi sibyo ariko kakamuha biba ari byiza ariko uzi umuntu agasanga hari igihe wenda ngewe nk'uko wenda mba mu rugo nyine nshobora kuvuga ati uyu munsi wenda niba naraje nk'icyayi muri teremusi hari n'umugati mwabirya mu gitondo nkumva nimereye neza noneho umuntu mu ma saa sita ukabona ngo arangenda araje ubu se azavuga yuko nishwe n'inzara azavuga ko kandi wenda nagize n'ubute bwo kuba najya no kugura amakara n'urugero nyagurira kure ndi gutekereza ukuntu ndi bufunge nkajya kuyagura kubera ko ari we wenyine ukimanaginga yo kuvuga uti umunsi ndabigenza gutya na gutya nta wundi muntu ushize nabwo bibaye ikibazo ni ukuri pe umuntu iyo aje akugana ntumugire ntumwakire biba ari ikintu wumva mu mutima wawe nyine kiri kugutera isoni ukumva rero niyo mpamvu umuntu aba yakagombye guteguza umuntu akamubwira ati nzagusura usibye nyine nk'umuturanyi niyo biba ari byiza kuko isaha n'isaha yaza abakureba wambaye ibirenge ababibona usa nabi ababibona biba bitandukanye n'umuntu uturutse ahandi ukajya kubona umuntu arakwandikiye kuri WhatsApp ubitese ni byiza uri mu rugo yewe birangiriye aho nta kindi kintu akubwiye kera ngurirwa mu rugo se nari bugenshane umunsi rwose ndahari pe ukagira ngo ni ibyo kera ukajya kubona umuntu diridiridire ngo nase ntiwambwiwe kuri mu rugo nase kuba ndi mu rugo bivuga icyo kuko njye mfite umwanya wo kukuganiriza none erega hari n'igihe umuntu wamubwira ko uri mu rugo utari mu rugo ariko hari igihe udashaka ko abantu bamenya gahunda zawe zose sibyo ubu se niba naje hano mu kiganiro ni ngombwa ngo umuntu uwo ari we wese amenye ngo naje hano ntabwo ari ngombwa nshobora kukubwira ngo ndi mu rugo nese ubwo numbwira ngo ukajya ukumva ngo nese ko narinje mpageze iwanyu ibaze ugahita umubwira ati ntabwo aragira ngo wanze yuko ahazi kandi wowe wanze kuvuga wenda aho uri bitewe na sekirite yawe undi umuntu agera ngo kareke ngasigaye yirata ngo nagiye kukwirataho ngo ndamuhamagara ngo ari mu kambeshya ngo ari mu rugo kandi ugasanga ari gukereya amatiku kandi mu by'ukuri atari amatiku ahubwo ari kumva nabi pe noneho iyi Kigali yo kwibamo umva hari igihe krize zikubita abantu ewana ukabona nawe ubwa rwose ukavuga uti usibye wa muntu wanjye nta wundi muntu uri bunsure pe nta wundi muntu rwose nyine bunsure rero nyine abandi bakabifata nko muri ubwo buryo ariko ntabwo ari uko biba bimeze umuntu nta mutima baba bafite buriya biba byiza nyine iyo wateguje umuntu tuvuge niyo yaba ari n'icyo kiro cy'ibirayi ajya kwikopesha akacyikopesha akavuga ati uyu muntu kaniyeranje agiye kuza kunsura ariko umuntu kwikubitaho byo biba bigoranye ubundi muntu mbangamira umuntu uguhamagara akakubwira ngo uri mu rugo urumva nkavuga ngo simari ngo uri hese ndi hehe ahantu ndi se harakureba ahantu ndi ubundi umuntu wawe iyo biri ngombwa kumubwira aho uri urahamubwira ariko apana kumbaza ngo urambaza aho ndi kwa nini mpamagara ubwira icyo nshakira ubwo utana ngiye kuza gusura nimba udahari ubwo nyine sawa ariko apana kumbaza ngo uri hehe ahantu ndi rwose mana yanjye ntago mbana nawe ahantu ndi ntago hakureba nimba ruje kunsura ukabuta wumvashe ntari mu rugo nyine simari bimbaza ahantu ndi kuko ahantu ndi rwose mana yanjye mujya mureka kubaza abantu ngo uri hehe uri nde wo kumubaza nturi umugabo wanjye nturi umwana wanjye ntitubana mu rugo nta kintu na kimwe uri cyuri umuntu uri aho gusa nubwo buri inshuti yanjye ariko ntabwo ugomba kubaza ahantu ndi niba ari ngombwa ko mpakubwira njyewe ndakubwira nti yewe nagiye aha n'aha ndaza mu kanya urumva ariko apana kumbaza ngo ndi hehe wenda hari nk'ukuntu umuntu aba afite n'ikintu cyihutirwa sibyo ngo ashobora kugezaho cyumvikana pe kigufitiye n'umumaro wenda aho birumvikana
ko iyo ariko senti umuntu yaje muri karitsiye utuyemo sibyo yaje muri akagufatira gahunda ziwe gahunda ziwe zirarangije cyangwa aporofise- cyangwa zirapfuye aporofise guhita avuga ngo noneho tuvugana kubera atuye ko hano. Diane atuye inaha noneho reka muvugishe ngere reka gute mbe ntamporeza mufatireho furi amasaha yanjye arabagera hanyuma bigende gutya na gutya cyane rero ntabwo turi abantu wenda ibyo bafatiraho. ngibyo wenda nta n'umuntu byanze pe nta n'uwo bitabaho ariko se ukabikora rimwe ukabikora kabiri ukabigira akamenyero ukabigira akamenyero wapi si uko nyine nk'abanyarwanda twakagombye kubaho twakagombye kugarura umuco wacu tukabana nk'abantu nyine cyangwa se nk'umuntu akaza tuvuge nk'ubu Cynthia turi inshuti sibyo turaturanye ukaza mu rugo njye mfite abana urumva ukaza mu rugo kubera ko wenda umukozi wanjye akuzi kuri umuntu wa hafi ugafata umwana wanjye ukabura mujyanye umukozi nyine kubera ko azi kuri uwo mu rugo nta kibazo akakwihorera utwaye umwana wanjye ntugeze umbwira ko umutwaye urimo urumva ngeze mu rugo umwana ndamubuze mbajije umukozi arambwira ati yajyanye na kanaka nta muntu ufite uburenganzira ntabwo biba ari byo rwose ufata umwana w'umuntu ukamutwara utanamubajije utanamubwiye uti umwana wawe nibura hari ukuntu uba uturanye n'umubyeyi ugasanga umwana we araza akanamugusigira sibyo uwo mwana muba mwaramenyeranye nta kibazo ushobora rero no kuba waza ukamutwara aho ntarebe ariko niba atari umwana nyina yakumenyereje cyane ku buryo nyine yamukuzanira mu gihe ibyo bintu bitakabayeho ntabwo wakabaye nawe kuba ufata umwana ngo umujyane mama we atabizi kuko ashobora no kugira ikibazo runaka akaba ari wowe byitirira ntabwo uwo mwana wari umenyereye kumufata ariko hagize ikibazo kiba umumenyereye yavuga ati n'ubundi umwana yari asanzwe anajyayo nta kibazo baramenyeranye bibaye nta sida sibyo ariko mu gihe bitameze gutyo ntabwo ari uko nyine umuntu yagakwiye kwitwara noneho hari n'abantu umuntu yibwira ko kuba umuntu ari inshuti yawe n'indi inshuti yawe yego ariko akabigiramo akavuyo agashaka kukuvogera bikabije tuvuge reka nkuye n'urugero nk'ubu hari umuntu ugeze kuza kumusura ufite umukozi mu rugo hari amakosa umukozi yari yakoze ndi kumuha ndi kumubwira ibi bintu ntuzongere kubikora ibi n'ibi 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 umushyitsi yicaye aho ahita avuga ngo hoya ariko ngo ibyo nta kintu bitwaye rwose ngo nimba yabikoze ngo nta kintu ibyo bitwaye nahise mvuga nti ahangaha ni iwanjye ibyo ngibyo ujya kujya kubivugira iwawe ujye kubitegekera iwawe ahangaha ngende kubwira umukozi wanjye urumva nawe ujye ubibwira iwawe ibyo ushaka kubwira ariko apana kubwira umukozi ngiye nkabwira umukozi wanjye wowe ugatangira nyine ukamera nk'aho ibyo ndi kuvuga ari amafuti urumva nimba abashyitsi bacu muza kudusura mujye muza mudusure ariko bane mwirengera mwishaka kuvogera mwishaka nyine kwa kundi umuntu aguhabuta mukiyongeraho na ngenda niba uje kudusura jorore yawe nk'umushyitsi apana kuza kwigira na jyuwa ngo wigire umuntu mbese uyoboye aho ngaho uri inshuti yanjye yego pe ariko kuba inshuti yanjye ntabwo uburenganzira bwo kurenga imbibi ngo umvogere ariko inshuti nayo mu gihe muziranye neza kandi ikaba ibona yuko ibyo urimo atari amakosa yakagombye kugufasha ntabwo yakagombye kwakiserera umukozi ngo ivuge ngo ibi ngibi ngo warata ngo ntacyo gute uzira no kuri kubwira ikintu umuntu undi akaba ari kukuvuguruza ubundi ngenzi wenda sinzi niba kuri iki gihe bikibaho ariko muri ya minsi yashize hari ukuntu nk'umuturanyi wawe iyo yashakaga umukozi yaryoshyaga umukozi wawe kugira ngo amujyane ave iwawe amujyane kandi n'ubundi nawe iyo ahageze birangira n'ubundi ibyo yamubonagaho nk'amafuti n'ubundi abikomeje ntabwo aba yabisize aho yavuye niba ubizi ngo wenda aba azamuhindura ayo mafuta yareke amugire mwiza ntabwo byakunda niba uhannye umuntu umuhane nk'umwana wawe wimuhana ngo kubw'inyungu zawe ukurikiye ibyo nibyo byagakwiye nyine mu bantu hanyuma rero n'abandi mwese mudukurikiye utuntu mubona tubanga twa tuntu ugenda ukabona muri sosiyete turakubangamiye natwe mujye twandikire muri komenti ikindi kintu akazi k'iyi minsi ko kabaye ikimenyane akazi kabaye ikimenyane hari abantu benshi bicaye batakibona akazi kubera yuko
tuvuge njyewe Diane niba njyewe Senti ukampereza akazi kumva wenda muri famiye yanjye nkaba mfite mubyara wanjye nukenera umukozi uzabwira mubyara wanjye azi sibyo niba ufite murumuna wawe akandi kazi gasigaye aze nawe agakore sibyo wenda tuvuge n'urugero ufite nka resitora ukeneye abaseriveri bene wanyu bose nibo bazaza gukoramo cyangwa se za nshuti magara kandi nkubwiye ko ari byo bintu bisigaye byeze cyako za tutagenda kure wenda tuvuge muri uruganda rwa filime tubamo muri sinema kugira ngo ujye ahantu muri filime urumva ni uko haba hari umuntu wagufasha akaboko wagutwaye ntabwo uzidubikiza ngo mwakoze casting ngo wasinze wenda bishobora kubaho yego ariko bibaho ahantu hake cyane ahantu hose ugiye muri filime ufite umuntu wagufasha akaboko akagutwara nubwo yego turiga tukiga kwagitinga tukiga kujya imbere ya kamera n'iki ariko nta hantu hamwe ushobora kujya gukina udafite umuntu wagufasha akaboko wagutwaye kandi nabo bose ubona bakina babaye abasitari n'iki nimuganira azakubwira ko hari umuntu wamujyanyemo ntabwo umuntu yaje ngo amusange mu rugo ngo wenda abona washobora filime ngo uzi kwagitinga n'iki n'iki ngo aza gufata ko kagutwara wapi ni konegisiyo y'abantu ni konegisiyo rero n'abantu nyine baka amafaranga ugasanga ngo niba ukeneye aka kazi mpereza aya mafaranga runaka hari umuntu ugeze kumuhamagara reka ngo inkuru umuntu arampamagara ati ni director kandi kuko ni nabyo adirectinga amafilime pe ndamuzi arabikora ati amafaranga 100 urumva banza wumve ndabwanira ntayo nabona cyokoza ubwo abantu baranakiri ngira ngo numve ko era kumuca intege atenda 20 n'ubusa reka nyihorera ariko kumuca intege ati nizo vene ndazishaka nta kibazo uziko yamamagaye Yesu wa muntu yarampamagaye iyo projet yaragiye kugushyira mu byo kuzakinamo nk'umwaka ku buryo unamamara banza rero uzakinemo paka mpfuye wanga kuyatanga njye nubwo aba ari 1000 mw'abantu ntacyo njye ari projet nzakinamo imyaka ingahe nakwihangana wabyizera nyiri ikibazo ni ukubyizera icyo kintu umuntu ahere ku 100 akaba ageze kuri 20 nari kintu cyananteye n'ubwo byamamagaraga Senti yarampamagaraga umuntu nyine ufite ideni nta namwitaba agashaka indi mera akampamagara mbona se nawumenye ko mbona uri umuntu uri seriyeze ngo ukaba ngizo veni ziri hehe ngo wazizanye kubizi ko rwose no mu director pe ntagabe cyangwa ndabizi njya filime njyamo nyabona ya directinze ariko oya ngewe umuntu atangiye kunshyiraho pressure kuri n'amafaranga urabona ko ijana akagera kuri 20 niyo mubwira ngo mfite 10 kakanya ariko ngati nta kibazo ngo duhuriyana director se yari gushaka udufilime nyine ukina two gufigira ubundi ugasohokamo wamubaza se ngo ntago nakinye kandi yagukinishije waburana se kandi ntago waburana unazanye ibintu birebire yakubwira ati gukina kenshi nakwatse 100 ntago warimaye rero nagwaye ibingana n'ibyo wamaye waburana se ariko nyine cyanteye urujijo yarampamagaye dore umugabo ngaraho baba we ngarahamagaraga akanya yari yamaze kuyabarira yari yayabarira aricaye nk'ahantu ari gutegereje kwishyura agiye kumwoherereza agati yinjije ndayifashe rwose ayo ntago ncika cyane byo byanteye ubwenge gusa nanone cyane ibi bintu bya filime abantu bagomba kubibamo amaso pe harimo abatubuzi harimo abantu bikunda ewana ibi bintu niba ubikunda icyawe ntaho kijya sibyo bikunde ushyiremo imbaraga zawe uko ushoboye ariko ntihazagire umuntu ugushuka ngo kurya amafaranga yawe icyo ugiye gukora kitagaragara umuntu araza akakubashya kubera ko wamubonye muri filime imwe cyangwa ebyiri agataza kukugiraho umusitari wa danje kandi ibyahe nawe bamuhamagara akinamo udusene 2 cyangwa tungahe akakwigiraho umuntu wa hatari akayakurya akayakenyereraho wazajya kurega hehise cyane rwose kuko uwo muntu arutwa byibura nawe n'ububwira atero nafunguye aka YouTube reka dufatanye wenda uzane iryo jana dushyire hamwe tujye tuzamurana
uwo muntu bitandukanye n'uwo muntu biratandukanye aho kugira ngo urumva amafaranga yose bakikorera kawe binameze nk'ari amakasitingi gusa nyine ari amakasitingi akenshi abantu batari seriye baba bari gushaka abantu batarinjira muri filime bataramenya akatangazo ujya uribona umuntu utarajya kuri kamera na rimwe utazi amategeko ya kamera utazi iki ugihuza buri kutaziva niyo bijyaga abona ko bagutubura nuza mu gitondo bakagukinisha saa 11 udusene tubiri nyine ubwo nuko kandi waratanze amafaranga yawe hari umuntu njya mbona bibasira ku rubuga nuramukuje nyine ugatanga ayo mafaranga bakakubwira ngo ntabwo casting wayitsinze ngo nyine nuko usuhiye se urahiye so wakoresheje amake cyangwa 5 arega nta make uri kumva nyine se reka nkubaze bari abantu bakoresha amakasting benshi iyo bavuga ngo biriya 10,000 ngo mutanga ngo haba harimo ngo breakfast urumva ngo ugafata icyayi ugafata umugati warubizi yuko hari n'igihe no kurya batabagaburira cyane rero niyo mpamvu umuntu wese utarasobanukirwa bino bintu atakagombye kwihutira gutakazamo amafaranga ngo azasigare inyuma ari kwicuza ahubwo icyiza nuko wakabanza ukitonda ukabanza ukarasa ubundi ibintu bimeze gute uru rugamba ninjiyemo bimeze bite erega ikintu kirimo abantu barenze 100 ngahe wakagombye kumva ko icyo kintu kitoroshye sibyo suzi ko hari igihe abantu baba ari inshuti ari babiri baba batatu ubucuti bwabo bugapfa subizi niyo mpamvu rero ikintu nyamwinshi umuntu wese aba yakagombye kucyitondera akakigendamo gakeya niba ufite impano yego birumvikana ufite impano wijya kwinginga umusitari ngumubwira ngo akira nkuha amafaranga ngo mfite impano yo gukina niba uyifite n'ubundi azabikubonamo yuko uyifite kandi azagukinisha hari abantu benshi bajya bavuga kana kandi iriya amafaranga hari n'igihe wanayatanga kuko ubona yuko ari ngombwa ko yatanga wamaze no kubyinjiramo sibyo ese reka nkubwire tuvuge dia niba naje hangaha kuri save sibyo uguze ibyo kurya sibyo wenda ndabibona yuko dukeneye amazi yo kunywa kandi ntayahari nindamuka ntanze icyo 1,000 cyo kugura amazi yo kunywa nta kibazo hari ikibazo nta kibazo pe si tuzaba dufatanyije nyine sinzaba nkufashije mu bintu byumvikana ariko kuruta uko naguha amafaranga ngo ubike mu mufuka wawe wigendere kandi nanjye ubwanjye ntazi ngo bwanjye igiti cyanjye sinishoboye nanjye ubwanjye sibyo sinishoboye rega nayo mafaranga ibaze ko ushobora no kumbona ukabona ndajabiriye ukabona sinakwigura n'ipantaro y'10,000 ariko mfashe 10,000 ndabigwaye kandi we wambara umwenda w'30,000 40 50 akayaguha nta no yari afite yikokwa yavuga ati ntange nujya kuri kamera ndebe ukuntu bigenda yarangiza agatahata nagezeho nukuri ngiye mba numva bari abantu wenda bakoresha amakasting ntacyo wenda nibaka amafaranga uko babyumva sibyo ariko byibura bareke kubabaza imitima y'abandi bana bashaka gukina bafite inzozi bakinishe kandi wamukinisha muri iyo projet yawe n'ukwezi sibyo naho ubutagize abagaragaye kuri kamera ariko wibika amafaranga y'undi mwana uri kumva ngo wumve yuko yabaye injiji kuri wowe umufate nk'ikigoryi kandi nawe ayo mafaranga akagombye kuyakoresha n'ibindi akamugeza noneho umuntu utaragera kuri kamera n'umunsi n'uyu n'umwe iyo umuhamagaye ngo ngwino ngushyire kuri kamera yeba nubwo nka 100 abifite nubwo na benshi ntayo baba bafite ariko abifite yabiguha ababyishimiye abafite umuhate abafite ishyaka ababishaka pe kuri rero gufigira mu bantu benshi umuntu yacunganwaga naho kamera iri akajya ameze gutya mu by'uburanga rero noneho gufigira amarangi mva barabafata bakabagira benshi ku buryo utapfa no kugaragara hasa mukanyuramo imva isegonda rimwe kunyuramo gutya ngo wa nk'umuyaga ukibaza watanze tike wiri wanamye ahantu no muri kamera ntunagaragayemo nukunyuramo gutya wigaburiye shampa nibyo wahiyemo waharaniye nta na kimwe cyo noneho nta kintu gisetsa nko kujya gufigira ukabwira umuntu gushaka ngo ngiye ngo gukina aho ati se muri iyo filime ukanayimubwira kazamushaka yazaza atari ko se ya filime wambwiye agiye gukina ko
nigeze nkubona nyine yakubonye ko uri mu bantu benshi we Mana. baba we shana ukuri abantu bagarura imitima pe bagarura imitima bitekerezeho bagarura impuhwe impuhwe bareke n'izigaruke kurya amafaranga bareke ubutubuzi bareke kurya amafaranga y'abantu ni ukuri cyane. senti wakoze rero kadusoze ikiganiro wakoze cyane uri umufatanyabikorwa mwiza rwose wizewe wakoze kubana natwe n'abadukurikiye mwese ibiganiro byacu birakomeje nakagaruka buri wa mbere na buri wa kane hasohoka ibiganiro bishyashya mujye muba muri hafi ni ukuri mudutera inkunga murakoze cyane rero mwese turabashimye mwandike muri komenti nimba nawe hari akantu kajya kakubangamira ukatwandikire muri komenti hanyuma kandi mwibuke kujya mukora subscribe hari abantu ni ukuri bareba ikiganiro batakoze subscribe mw'abantu ni ukuri nimuyikore akantu k'isogora rimwe gutyo ni ukudondaho gusa rimwe bikaba birarangiye mwakoze cyane rero ni ukuri muraba agaciro ikiganiro naho gutaha bye bye